Umwarimu arakekwaho gukopeza ibizamini bya NESA muri Nyagatare, umurenge wa Gatunda, mu kigo cy'amashuri cya Mutunda. Haravugwa inkuru y'umwarimu bivugwa ko yari asanzwe yigisha ICT muri icyo kigo, akanigira access kuri kamisi ikoreshwa mu bigo by'amashuri mu gucunga amanota y'abanyeshuri ndetse n'ibizamini. Uyu mwarimu yaje gufata kodi y'ibizamini byakozwe mu gihembwe cya gatatu maze abihereza umunyeshuri w'umukobwa bivugwa ko ari inshuti ye, ko basanzwe bagirana amabanga adasanzwe, maze nawe ibizamini abisangiza bagenzi be. Nyuma byagaragaye yuko ibyo bizamini byakopewe, maze NESA Rwanda iza gukora ubugenzuzi, baza gusanga uwo mwarimu ashobora kuba yarabigizemo uruhare. Binavugwa ko n'abanyeshuri baje kubyemeza. Amakuru dukesha Dorone agezweho nuko uyu mwarimu amaze iminsi 5 ataboneka ku kazi nta mpamvu izwi. Ibi ubundi bishobora no kumwirukanisha. Ubuyobozi bwavuze ko dosiye nta bundi buryo igomba gushikirizwa RIB, maze nawe akabazwa iby'ibyo ngibyo yakoze, hagakorwa icyo itegeko riteganya. Ikindi kandi kinatekerezwa nuko ashobora kuba afitanye imishyikirano idasanzwe n'uyu mwana w'umunyeshuri ku buryo ashobora kumuhereza ubundi ibyo atagenewe. Ikindi kandi muri Nyagatare haravugwa amakuru atandukanye avuga yuko umudiregiteri w'ikigo cy'amashuri ashobora kuba yaribye ibiryo by'abanyeshuri maze akabigurisha umucuruzi. Uwo mucuruzi abajijwe fagitire maze arayibura. Abamubajije aho yabikuye asobanura neza ko yabihawe n'umuyobozi w'ikigo cy'amashuri, maze uwo muyobozi w'ikigo cy'amashuri abajijwe ahita acika. Gusa meya umushyashya w'akarere ka Nyagatare yahise atangira kumukurikirana ndetse atanga dosiye muri RIB ku buryo ubu ngubu ari gushakishwa n'inzego z'umutekano.